Twongeye kubasuhuza bene data. Yesu ashimwe. Uwiteka abagirire neza kandi abane namwe aho muri hose. Twongeye kuganira kuri ya nyigisho yacu y'isengesho yo gusenga, ibice bigize isengesho. Tugeze ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri cy'isengesho. Icya mbere twabonye ko tugomba kubanza tugashima Imana, Uwiteka nk'ushobora byose, bikatubashisha kwagura kwizera kwacu, tukumva ko Uwiteka ashoboye byose, bya bindi yakoze tukongera tukabimushimira, hanyuma bikaduha kumva ko n'ibisigaye azabikora. Rero ndakwinginga kugira ngo ukomeze ukurikirane izi nyigisho, kubera yuko ni iz'ingenzi kandi hari icyo zizahindura mu buzima bwawe bw'umwuka bwa gikristo. Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere ugezeho, kora kuri subscribe, hanyuma inyigisho zigiye zikugeraho uko twaziteguye, zihite zikugeraho kanya, kandi nakore kuri share kugira ngo uzisangize n'abandi niba wumva hari icyo zigufasha. Igice cya kabiri rero tugiye kwiga tugisanga muri Matayo 6:10, aho isengesho umwami wacu yatwigishije rivuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nk'uko rero mubyumva, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buze, ariko ibyo Uwiteka ashaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Kenshi uzasanga umuntu iyo asenga akurikiza ibyiyumviro bye, agakurikiza amarangamutima ye, ugatangira kubwira Imana ibyo wumva rwose ukeneye, ndetse akenshi hari n'abarenzaho bagasa nk'abayiha plan, bagasa nk'abayiha uburyo rwose izabasubiza. Akabwira ati rwose Mana, buriya ubikoze kuriya, ukanyura muri kanaka, nyamara byagenda gutya, ni ukuri unyuze hariya nabona akazi, unyuze hariya nabona ariya mafaranga nshaka, unyuze hariya ni ukuri gize gutya, wenda ushobora gukora gutya, uriya muntu akisubiraho bikagenda gutya. Ugasanga turimo turaha Imana gahunda y'uburyo idusubiza. Ese tuyirusha gutekereza, tuyirusha ubushobozi, tuyirusha inzira zayo? Hari igihe dusenga Imana mu marangamutima, ariko ijambo riratubwiye ngo uko ishaka, ibyo ishaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibintu byose biba ku bushake bw'Imana. Mu ijuru aho iri, uko ishaka niko biba. Mu isi rero naho reka ariko biba bikurikije ubushake bwayo. Kandi twiyibagiza yuko ibyo dukeneye Imana ibizi, tukaniyibagiza yuko gahunda ibidufitiye, umugambi ibidufitiye ni wo mwiza kurusha ibyo twebwe tuba twitekerereza nk'abantu. Rero reka tureke ubushake bw'Imana bubeho kuri twebwe no mu byacu. Uwiteka azi ibidukwiriye kandi azi n'igihe agomba kubiduhera. Hari igihe dusaba ugasanga dusa nk'aho Imana yadutindiye, dusa nk'aho turi kwivovota, ariko gira kwihangana, kuko Uwiteka niwe uzi igihe cya nyacyo agomba kugusubiriza. Rero reka bene data mbifurize kugira ngo Uwiteka abigishe kandi abahe ubwenge n'imbaraga zo kumenya kugendera mu bushake bwe, zo kumenya kugendera kuri gahunda ye. Kandi ubushake bw'Imana niba muri twebwe, ni ukuri koko ubwami bwe buzatura muri twebwe. Rega ubwami ntabwo butura mu mazu, ntabwo butura mu mihanda, ni muri twebwe, ni mu mitima yacu. Ko nitwubaha ubushake bw'Imana, ubwami bwayo buzatura muri twebwe. Uwiteka rero abaha umugisha. Icyo nicyo cyari igice cya kabiri. Dukomeze dukurikire, dukomeze dusome ijambo, dukomeze twumve iby'umwuka atubwira,
kandi mukomeze mukomere mu mwuka, mukomeze mukomere mu Mana muri ibi bihe birimo bijegeza benshi. Reka wowe nkwifurize kugira ngo Uwiteka akongera imbaraga kandi akongera amavuta kugira ngo ukomere muri iki gihe kibi, hanyuma urinde umutima wawe, urinde ubugingo bwawe, Satani atazakunyaga. Uwiteka abagirire neza rero, Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abahe amahoro ye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, numbi basabiye. Amen.